mpamvu hari hanjemo ku Gisenyi ariko ni Irutsiro niho iyo hotel iherereye. Tuzababwira uko bimeze, bizaba ari ibintu byiza cyane kabisa. Niba uri umuhanzi, niba ewan umuntu wari wese, ahangaha niho hantu heza ho kuba wajya. Kandi ntabwo twasababwiye ko Firis photo image ari igisubizo ku bibazo wibaza. Niba ufite ibirori runaka, waba ufite mariage civile, waba ufite wedding, waba ufite anniversaire, ibindi byose bikenera abafotografi cyangwa se abikenera amafoto n'amavideo, n'ahandi waba ari uretse muri Firis photo image. Bakorera hano mu mujyi wa Kigali, usanugana ku Kinamba, usanujya ku Gakiriro ka Gisozi, naho ngaho rwose ku Kinamba hirya gatoya, aho niho bakorera. Cyangwa se ukabandikira unyuze kuri Instagram yabo, ni Firis photo image, ni kuri Instagram, cyangwa se ukagenda ukabanza ukanareba n'amafoto bafata, cyangwa se bimwe mu bikorwa byabo ukabisura ukareba uko bimeze. Ni ibintu byiza cyane. Ikindi twakubwira, bahamagare se kuri nimero yabo ya MTN ni 078 31 32 188. Firis photo image ni igisubizo ku bibazo byawe. Ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana.